Ben uriyumva ute muri aka kanya? Iba neza. Umeze neza? Neza cyane. Guys, be careful about Bakoze. Congratulations to Ben. Thank you so much. That's cool, Ben. Yes. Usapo reka nongere mbaye ikaze mwese mukurikiye Legacy TV. Rero uyu mwanya nk'uko mutubona turi hano ku Murenge aho twaherekeje igisamagwe The Ben. Igihe kirageze, ni igihe kinini abakunzi ba The Ben, inshuti, abavandimwe bamubaza ati se gahunda ni ryari, ariko kuri uyu munsi ngira ngo murabona ko twibereye ku Murenge. Ibyishimo bidasanzwe kuri Ben n'inshuti ze, harimo abahanzi benshi batandukanye, abanyamakuru, abantu benshi bo muri industry. Bitoroshye gufata aya mashusho rero cyane yuko byabaye ngombwa ko bamanura no mu video director wabo Click kuva muri Amerika. Ariko ikibazo kigenda kigaragara nuko ibi ngibi muri industry bidatuma umuziki wacu utera imbere, aho icyamamare nk'iki kigira ibirori bidasanzwe bingana gutya byo ku rundi rwego, aho yakabaye inkuru iba trend ahantu hose, bigatuma n'umuhanzi bamugarukaho, kose zitandukanye, ibinyamakuru bikomeye bitandukanye bikamugarukaho, ariko ugasanga abantu bamwe na bamwe bo muri industry bamukikije aribo babyanga kuruta The Ben nyir'ubwite, aho yanabigaragaje ubwo yasohokaga mu Murenge, aho yari yishimiye kubona n'itangazamakuru ryari rimutegereje nyuma yo gufata umwanzuro no kuvuga yuko agiye gusezerana na Pamela Uwikeza. Yaporopoje akamusaba yuko yamubera umufasha byiteka. The Ben rero mu myenda idasanzwe ndetse ijya gusa niyo Pamela yari yambaye, ngira ngo muri kubireba aha bari gusohoka mu modoka, akikijwe n'abahanzi b'inshuti ze banabana mu buzima butandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no muri Amerika. Nge muri kumva rero kuri micro ndi Miguel, ariko ndagira ngo mbabwire yuko mwese mwabanza mukamfasha tugashimira The Ben kuri iyi ntambwe rwose ateye, aho abanyamakuru benshi bose bari hano baje kureba umuhanzi wabo bakunda ibihangano bye, bafasha day by day. Ariko inkuru nyamukuru ni iyi ngiyi ya The Ben rero, ariko ikintu cyaje kuzamo gito kimeze nk'agatotsi kibabaje, n'abantu bamwe na bamwe bo muri industry usanga bashaka gusubiza izina ry'umuhanzi hasi. Mu buhe buryo? Mu buryo abantu mukurikira abahanzi mutabasha kumenya, aho usanga abazamuye umuhanzi, abamufasha, abamukunda, abakunda ibihangano bye, ababikundisha, ababireba bakumirwa gufata amakuru amwerekeyeho. Ibyo bintu akenshi usanga bisubiza industry inyuma, kandi namwe mudukurikiye ngira ngo mwifuza kumenya amakuru y'umuhanzi cyangwa se y'umusitari wanyu mukunda umunsi ku munsi. Icyo kibazo rero ugasanga na The Ben ubwe ntiyanakishimira kumva yuko hari umunyamakuru wakumiriwe mu gufata amakuru, cyane yuko aba azi neza yuko aribo agezaho ibihangano byabo bye buri munsi umunsi ku munsi. Ngira ngo nk'uko mubireba rero The Ben yaje gusezerana na Pamela, ni ku Murenge, ni hano Kimihurura, aho rwose The Ben yari excited cyane, avuga ati uyu munsi nari mutegereje na Pamela. Nuko mu modoka nziza z'umukara, abanyamakuru bo rwose turi benshi hano kubera ko iyi nkuru ntabwo isanzwe, ariko kuyifata nabyo ntabwo byoroshye. Ngira ngo muri kureba David Bayinganya, muri kureba Muyoboke, muri kureba Meddy umusore wambaye neza cyane, muri kureba Kate Kavuyo, abavandimwe ba The Ben, muri kureba Austin. Ni ibyishimo bidasanzwe ku muntu wese
uri hano. Naganiriye n'umunyamakuru mwitwa Papi, aravuga ati ndabona Muyoboke ndetse n'uwitwa David Bayingana uyu munsi babaye ababawonsa b'umuhanzi The Ben, ariko siko kuri mu by'ukuri nuko usanga hari abantu bamwe na bamwe muri industry yacu uyu munsi bavuga ngo barayishyigikiye, bashyigikiye umuziki nyarwanda, bashyigikiye abahanzi nyarwanda, barifuza yuko uruganda rw'umuziki rwatera imbere, ariko ntibishoboka. Itangazamakuru ribikwirakwiza rituma bigera kure rikumirwa. Avuga kamera umusaza wanjye man. Papi, Yo, gira ikintu bivugaho. cyo mbivugaho nuko ari ubujiji. Bayingana nk'umunyamakuru ntiyakabangamiye itangazamakuru ndetse na Muyoboke. Ubwo no kuvuga ngo batata inshingano babaye ababonsa. Nta tegeko ribuza umunyamakuru gukamera mu murenge ntibibaho. Ariko wabonye ko Ben na Pamela basezeranye? Barasezeranye nibyo nyine. Ariko nabwo ni igitutu gikabije. Ibi ngibi rero ngira ngo bafate n'akanya basabe n'imbabazi itangazamakuru, kuko The Ben we nigeze anabyemera yuko bakumira abanyamakuru. Dukomeje rero ngira ngo muri kureba uburyo abahanzi bose rwose bari bitegereje uyu munsi, ahubwo ndibaza ngo King James ariho uyu munsi ntihagaragaye, kandi akunda kubana mu buzima butandukanye n'abantu basore n'ubundi muri Amerika. Wenda reka dutegereza azagaragara kuri mariage ariko baririmbira indirimbo z'urukundo. Nawe amakuru dufite nuko mu minsi yashize rwose ashobora kuba yarafashe umwanzuro. Sinzi impamvu aba basitari muri iyi minsi bari kwifuza kuba bashyira ubuzima bwabo mu ibanga. Twagiye tubibona ku byamamare bitandukanye nka ba Michael Jackson, ba Tupac, bandi, ariko ugasanga nabo ntago ari bo, ahubwo usanga ari abantu babakikije. Ariko ubundi ubuzima bw'umuhanzi, ubuzima bw'umusitari bwakagombye rwose kuba amakuru agera ku baturage, ku bakunzi babo, kuko nibo babasengera umunsi ku munsi, nibo bumva ibihangano byabo, nibo bamenya yuko bameze neza, kuko usanga nk'itangazamakuru ritayibagejejeho ntibabimenya. Murabona abasore rwose ukuntu batambuka baherekeje The Ben nyuma yo kwinjira mu myenda y'ibara myiza, ngira ngo muri kuyirebera yagiye gusa n'iya Pamela. Uyu munsi rwose ni umunsi udasanzwe. Mu kwinjira barebaga yuko babashije kwikingiza inkingo zose, ariko bose binjiye rwose bigaragara ko ari clear. Ngira ngo murabona rwose abasore, ahubwo turibaza ngo ngakavuye nawe ni ryari. Abasore rwose muri iyi minsi usanga batagaragara, bafite ukuntu bari kubaho rwose bitandukanye no kuba muri showbiz. Reka dutegereze rero nyuma y'uko bafashe uyu mwanzuro bakajya mu murenge, twibaze ngo ubukwe ni ryari. Turabona ukuntu Pamela yishimye, ngira ngo murabireba. Muri kubona The Ben hano abwira abanyamakuru rwose ati uyu munsi nari mutegereje, ariko ndishimye kuba namwe muri hano, nahageze kare, kuki mutigeze muhagera ngo twinjirane. Ariko ikibazo sibo, hari n'abanyamakuru rwose babashije kuba babuzwa gufata amashusho. Ngira ngo muramubona Tiger ku nkweto y'umweru nziza rwose, n'imyenda y'ibara ryiza. Murabona ko agiye gusohora Pamela mu modoka, nawe rwose bari bateguye, bigaragara yuko uyu munsi bawitondeye. Ni nyuma yuko rwose yaramaze igihe kinini yaramupropoje amusaba ko yamubera umufasha. Hajya havugwa amagambo menshi ku mihanda bavuga yuko Pamela wenda iwabo batabikunze, ariko sibyo, kuko we nawe The Ben bari kumwe 100%. Ngira ngo muramubona rero na mukuru wa Pamela uje mu modoka ya BMW, imodoka nziza cyane. Nawe aravuga ati ndaza kugushyigikira rwose murumuna wanjye, nta kintu nta kimwe nakora ku bwawe, kandi muzagire urugo ruhire wowe na The Ben. Ni igihe kinini mufashe umwanzuro wo kubana, abantu benshi bategereje umunsi nk'uyu. Ngira ngo murabona Zizo nawe mu ikote. Ni ibirori bidasanzwe, ni ibirori bidasanzwe rwose. Mwese mukomeje kudukurikira rero, ngira ngo usibye no kumva yuko The Ben yaba amaze gufata uyu mwanzuro, n'igifunguzo ngo Meddy yari yaramusigiye. Burya nagerageje kuganira n'aba basore cyane yuko Papi nawe muramubona, ngo uyu Papi nicyo abivugaho, ngira ngo nawe muramubona. Yes, reka twumve icyo Papa tubwira.
ngira ngo papi murumva rwose ko yarakaye ubwo yageraga mu murenge agitangira gufata video ntibyamugendekeye neza, kandi muzi ko nta nkuru ijya imucika, ariko arabigarukaho avuga yuko niba nyir'ubwite atigeze ashyiraho itangazo rivuga yuko abanyamakuru rwose bakumiriwe. Ni umusitari, arabizi yuko niyo aje ku kibuga cy'indege ni abanyamakuru bamwakira, ibikorwa bye byose bitandukanye ni abanyamakuru babitangaza. Kuba batangaza rero n'umunsi we w'ubukwe, kuba yagera mu murenge agasezerana no kwibanira akaramata n'umukunzi we Pamela Uwicyeza, ntago byaba ari ikibazo kuri The Ben, ahubwo usanga abantu bari hafi yiwe ari bo kandi ikibabaje ni ba bantu n'ubundi niyo yagiye basigara inaha, ariko yajya kuza ugasanga benshi bakomeje kugenda bigaruka bavuga yuko n'ubundi ngo atari urukundo bamufitiye, ari inyungu runaka. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mwese nk'uko mubireba n'ubundi nta wamenya, icyiza nuko The Ben ni imfura, akomeza kubera abandi imfura, niyo mpamvu ubona yashyigikiwe n'abahanzi benshi kandi bakomeye, bitoroshye kuba wababona amaso ku maso batishyuwe miliyoni na miliyoni baje mu gitaramo mu Rwanda cyangwa se guperforminga mu bitaramo bikomeye inaha, ariko uyu munsi baje rwose baravuga ati nta kintu bidutwaye kubera urukundo tugukunda Ben, rwose twebwe tugomba kuba duhari kandi twishimye. Ngira ngo muri kure ukuntu bari gusohoka mu murenge, aho umwanzuro umaze gufatwa yuko ari umugabo n'umugore guhera kuri iyi tariki uyu munsi bagomba guhuriza hamwe. Ben uyu munsi rwose ibyishimo ntibisanzwe. Murabona ukuntu yishimye, abonye umufasha, kandi bitari byoroshye, bitavuzweho benshi na bake bavuga yuko ubukwe bwabo bukemanga butazaba, ariko ngira ngo The Ben arabanyomoje abishyize ku mugaragaro. Mwese mukomeje kudukurikira rero, ndizera ko mumeze neza, ndabifuriza kugubwa neza. Icyo nabasabye ni ukuniza amaso, amatwi n'umutima, kubera ko twebwe Legacy TV we back, kandi amakuru y'ibyamamare nk'uko mushaka kuyamenya tuzajya tuyabagezaho igihe ku gihe. Ndabifuriza rero gukomeza kugubwa neza aho muri hose, mugire ibihe byiza, ibyo murimo byose Imana ikomeze ibafashe, ibyo mukora byose, abo muri kumwe nabo bose, yaba abari mu bice bitandukanye, mukomeze kudukurikira, mukore subscribe, mukande kuri like no kuri iyo nzogera, comment turazishaka, kubera ko tugiye kujya tubagezaho inkuru zidasanzwe. Turabizi namwe mushaka kumenya amakuru y'abastari banyu. Papi, gira ikintu bivugaho. Icyo mbivugaho ni uko ari ubujiji, bahingana nk'umunyamakuru ntiyakabangamiye itangazamakuru ndetse n'umuyobozi. Ubwo no kuvuga ngo batatiye inshingano babaye ababonsa. Nta tegeko ribuza umunyamakuru gukamera mu murenge, ntibibaho. Ariko wabonye ko Ben na Pamela barasezeranye nibyo nyine, ariko nabwo ni igitutu gikabije. Niba murenze icyuma